wabyaye warangiza urubyaro rw'umwana wanjye wa mbere simbone ngo twishimane simbone ngo dusangire akabizi n'agahiye ibi irimo kumbabaza cyane nkabura amahoro umwana wanjye Mami, ndatuma ndi nturire komera mwana wanjye ariko umutima wanjye washenjaguritse n'ukuri mami bisubize ibyo mubarira wibwira tuzamubona mami ivi n'ukuri kw'Imana hari igihe njya nicara nijoro papa wawe akibaza icyo nabaye akambwira ati ariko se ko mbona ubuzima twese ugiye kubutubuza mami umva mbwira inkuru nziza ndabizi neza ngiye tuzamubona mami subize njye nizeye Imana kuri point yuko ikintu cyose mami Mbega igitego aki telefone yanjye irantenguha pe kubera ko ishaje. Aha none se ntabwo wigeze umenya amakuru? Ayo makuru meza wayakuye hehe? Ntabwo wabimenye se? Hano ruguru kuri Airtel shop hari telefone nziza za Samsung bari gutanga. Ubwo se Samsung si yaba afite amafaranga menshi? Oya rwose pe. Hari Samsung A06, A07 ndetse na A17. Uzifata ukoresheje what sim ugatanga make. Ndetse ugakomeza kwishyura buhoro buhoro nta kindi kintu bikugoyeho pe. Ubwo Samsung wareberaho igikombe cy'isi? Cyane rwose zifite RAM ikora neza, ububiko bunini ndetse na kamera nziza. Ikindi utaruzi na batiri ya mAh 5000 imara igihe kirekire. Kandi ikindi gitangaje ziba zifite internet yihuta. None se niki kindi gishimishije cyatuma umuntu agura iyo telefone? Ntabwo wari ubizi se? Iyi telefone hari akandi gashya ifite aho ikimara kuyigura bahitagoreza simukadi y'ubuntu. Samsung nziza. Noneho kwishyura buhoro buhoro na simukadi y'ubuntu. Aho hano sinacikanwa pe, ahubwo reka bite njyayo. Ntucikanwe n'ibyishimo by'igikombe cy'isi. Fata Samsung A06, A07 cyangwa A17 muri Airtel shop ihuye. Ukoresheje what sim wishyure buhoro buhoro kandi uhabwe simukadi y'ubuntu. Airtel shop ihuye, smartphone nziza ku buryo bwose.